Ubu ngubu ahantu mpagaze niko ba Claudine mu rugo, ahangaha mpagaze murebye inyuma yanjye mukabibona neza, n'ahantu dukunze gukorera ikiganiro. Tugiye kuganira uyu munsi rero ni umunsi mwiza w'abantu benshi, tugiye kwakira ibitangaza, tugiye kwakira imirimo y'Imana ku muntu uri buze kwizera. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Hari abantu benshi baza bakambwira ati Claudine, amatike twatakaje turi kujya kureba abahanuzi ni menshi kuruta ayo twategesheje turi kuza kukureba, tubwira ariko turatashe nkababwira ati ntaribe munsuzugura ariko ntimusuzugura Imana indimo, Imana ibibabwiye. Yego koma kuva i Kigali ukagera i Musanze ukongera ugasubira i Kigali, ibyo gusa Ikibazo ariko gatanga igisubizo cyawe. Ugatanga ibisubizo byawe. Wabuze urubyaro ntaho utakubitegeje, ugize amahirwe bagakubwira bati hari umuntu uri gusenga urubyaro rukaboneka, none ngo kuja ngo amatike ni menshi ngo keretse ngo umuhanuzi ngo namanza yazi wabo. Bibiliya irambwira ngo bagere mu gihugu cy'imo wabo, ngimo wabo harabananiza, umwami w'imo wabo arabakubita, umwami w'imo wabo. Ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, njye mugiye kubana muri urugero nakoreye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kivu, aho naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Ubu ngubu ahantu mpagaze niko ba Claudine mu rugo, ahangaha mpagaze murebye inyuma yanjye mukabibona neza, n'ahantu dukunze gukorera ikiganiro. Tugiye kuganira ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda imukoresha. Muzi neza ko nkunda gusura Claudine, cyane cyane ko namwe mwagiye mumukunda, ndetse n'abagiye batwandikira, bagenda bamuhamagara mu bihe bitandukanye, ndetse n'abantu yagiye abwiriza ubutumwa bwiza, ndetse n'abantu yagiye asengera imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Naje kuvuga ati reka twongere turebe Claudine, turebe ukuntu ameze, yonga tuganirize. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza w'abantu benshi, tugiye kwakira ibitangaza, tugiye kwakira imirimo y'Imana ku muntu uri buze kwizera. Nizera ko atari buze gukurikira kino kiganiro tugiye gukora ngananiguye kubona ineza y'Imana. Reka babwire gato kuri Claudine twaje gusura. Claudine ni umuntu Imana yahamagaye mu gihe nk'iki cyiza, ariko nanone kigoranye. Ni igihe cyiza gute? Ni igihe cyiza ko haje ikoranabuhanga, ni igihe cyiza kubera ko haje ikoranabuhanga, umuntu ashobora kudukurikira ahantu hose hagiye hatandukanye ku isi, ariko nanone ni igihe kigoranye cyegeye abantu bacitse intege, abantu batakizera ko Imana ikora. Abantu bamwe basigaye bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani, ariko uyu munsi nicyo kintu twaje kubabwira ko Imana ihari kandi igikora. Claudine ni umuntu Imana yagiheza impano zigiye zitandukanye, impano zo gusengera abantu bafite ibibazo, abantu bafite uburwayi, abantu bafite inyatsi, abantu bumva bitameze neza, abantu b'ibyabo mbese, abantu biburiye ikize bumvise ko ibyabo byarangiye. Ariko uyu munsi nizera ko muraza gusubizwamo ibyiringiro. Abantu benshi bakunze kumukunda ku mpano y'ubuhanuzi Imana yamuhaye. Uyu Claudine ni wa muntu guhanurira ibyo guhanurira, uyu Claudine ni wa muntu guhanura ibyo guhanuriye bigasohora vuba. Ntago ari wa muntu guhanura ngo wibagirwe ko Imana yagwaye isezerano cyangwa se yagwaye ubuhanuzi akuye kizagukorera ibi bintu iki niki. Ni wa muntu guhanura ibintu bigasohora vuba bidatinze. Mu kiganiro ndetse gukora nayo yavuze ko ni isezerano yagiranye n'Imana, ndetse ko Imana yamuhaye impano bigoranye cyane, yari mu bihe bibi. Imana igiye kumuha impano imubwira ko umuntu wese uzazuhanurira cyangwa se umuntu wese uzajya uhanurira bizajya bisora bidatinze, nzajya mbigucishamo ari ubwa nyuma. Imana imucishemo ibyawe bisohora vuba, ntago ari bya bintu bitina. Niyo mpamvu uyu munsi naje kuganira ngo twumve imirimo n'ibitangaza Imana igenda imukoresha. Hanyuma rero ikintu nababwira ni kimwe, za gukurikira ikiganiro cyose, nudukunda uza gukora subscribe, usharinge ku bantu b'inshuti zawe wumva ko babona Imana cyangwa se bakonga kwizera ubundi bushya, cyangwa se bakonga kwisobanukirwa ubundi bushyashya. Ubashanga icyo kiganiro, ndetse nkunze kubwira abantu ati umuntu ushanga kino kiganiro agisharinga ku muntu akunda cyane kurusha abandi bose. Niba ufite umuntu ukunda cyane kurusha abandi bose, cyangwa se niba ufite abantu ukunda cyane kurusha abandi bose, bashenga kino kiganiro nababwira bakore subscribe. Ariko nanone ntuza kwibagirwa, ari ahantu hagenewe gutanga ubutumwa, ugomba kutubwira ati duhindure iki, twongeremo iki ngiki, dukosore bino, ariko nanone ukadushima ukatubwira ko dukunda, nabyo aba ari ingenzi. Cyane cyane twebwe ubutumwa bwose watwandikira turabwakira, ariko nanone nimero zacu ziba zihari. Irindi banga rito nabibira, iyo dusoje gukora ikiganiro cyangwa se dusoze kuganira, dushyiraho nimero y'umukozi w'Imana tuba twaganira. Nkuko bigiye kugenda, ubundi dusoza kuganira turaza gufata nimero ya Claudine, turaza kumubwira atange nimero ye, bitagende kuko hari bamwe bayifite, ariko nawe niba uri mushyashya cyangwa se uracikanywe kuyandika, humura rwose nimero ya Claudine uraza kuyibona. Niba ufite ikibazo cyananiranye, niba ufite uburwayi bwananiranye, niba wumva wari buri icyizere ukumva ko ibintu bya byose byarangiye, niba wumva waracitse intege, niba wumva ufite inyatsi, niba wumva
ibintu bitameze neza mbese hamagara Claudine araza kugufasha n'umukozi w'Imana Imana ihamagaye mu gihe ngiki kigoranye ariko nanone kiza kuba kugiye kumukurikirana kukorana buhanga mu gihe mbere ibyo bintu bitakundaga. Claudine ni umuntu udasanzwe twaje gusura ahamagaze ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve ndetse iwabo mu rugo kwa Claudine nk'uko ubibona inyuma yacu n'ahantu dukunze gukorera ibiganiro. Hanyuma rero reka twongere duhure mu kiganiro tugiye kuganira na Claudine. Ni karibu. Yego nk'uko nari nabibabwiye ko naje gusura Claudine, ubu ngubu twicaye hamwe tugiye kuganira ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda imukoresha. Muri aka kanya icyo usaba ni kimwe, ni ukwizera ibindi Imana ikaza kubikora. Hanyuma rero Claudine ndakwakiriye. Murakoze. Mbere ya byose reka tubanze twiragize Imana, sibyo? Yego. Ana turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu kuva nijoro kugeza aya masaha, wadukoreye ibikomeye. Tubashije kuhagera twese turi guhumeka umwuka w'abazima n'uhabwe icyubahiro. Nyemerera utweze udutunganye, utubabarira aho twagucumuyeho hose, nomara kutweza uri kubane natwe muri aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo, aka kanya ukabanemo natwe, uvugane natwe, ukorane natwe, amavuta yawe atumanukire, mwuka wera w'imbaraga tumanukire, ineza yawe ibe muri twebwe, kandi icyo wagambiriye kugeza ku bwoko bwose butuye kuri iyi si ukibagezeho ubicishije muri nge, kubera kuri Imana ishoboye byose. Urakoze abantu bose badukurikiranye aya masaha ya none, bahe guturiza imbere yawe kandi kugira ngo babashe kubona ineza yawe ndetse n'ubuntu bwawe. Urakoze kuri Imana, duheje imyuka mibi, duheje gukora kose ku mwanzi bitakuvuga bihunge, hanyuma ineza yawe aba ari yigumana natwe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Umeze ute? Kurashaka mikrofone. Neza neza. Urashima Imana cyane. Amababa yayo yarakumbatiye cyane pe. Hari akantu ejo bundi nabonye aho inkoko yari ifite imishwi. None inzu y'inkoko irashya. Inkoko iragenda itwikira iki? Imishwi yayo. None inzu hiye itwika inkoko ariko imishwi isigara ari mizima. Ubwo niko Imana ikibigenza. Iturinda ku manywa na nijoro, ikagenda iturinda mu bikomeye, mu bigoranye. Umwanzi agacukura imva azi ngo turazijyamo, Imana ikaturinda izo mva ntituzijyemo. Imana ikora byinshi. None biracyakurinze. Yego. Hari umuntu ushaka kukubona gutya akahita avuga ati se Claudine ni muntu ki? Yego. Ukuntu tutoranya imyenda, ukuntu tutoranya imyenda uri bwambare. Yego. Claudine wambara neza pe. Urakoze. Ni ukuri kw'Imana, wambara nk'umuntu wasenze Imana. Yego. Nta kintu wasenga ngo ubure. Imana ifite byinshi cyane cyane. Yego. Umuntu afite creativity, uburyo ugenda ukitega. Yego. Biba bitandukanye. Niba ari uko nk'uko niko byateguwe sinago mbizi. Nyine abantu badukurikiye batubwiza ukuri. Claudine uko yitega mubona adafite utuntu dushyashya twa buri munsi. Mbese nibone ko n'abandi babibona. Uye niko bimeze. Uhereye ku rukweto rw'umweru, ikanzu y'ubururu, hejuru igitambara cy'umweru, akantu k'ubururu mu mutwe, ni byiza pe. Hanyuma umurimo w'Imana umeze ute? Ni neza, meze neza, biri kugenda nta kibazo. Akazi Imana yaguhaye karimo gukoreka neza. Abakizwa ni benshi kuruta abarimbuka. Cyane. Yego. Ase ubundi umusaruro wo gusenga Imana, kubura umukozi w'Imana yaragutoranyije, wowe ubona ari uwuhe? Umusaruro wo gusenga ubundi reka nkubwire, natwe turi abantu nk'abandi, twavukiye ameza angana n'ay'abandi bavukiye. Icyiza rero cyo gusenga, ibintu byinshi bikugeraho wabibonye ntabwo si wabimenye. Niwo mumaro wo gusenga. Nk'ubu wowe nta kintu cyakuba utakizi. Oya pe, ibintu byinshi mba mbizi. Ibintu byinshi mba mbizi. Ubifata ute kuba Imana yemera kuba umuyoboro w'abandi benshi? Ibintu byose Imana bifite impamvu yabyo. Kandi wibuke ko na kera habagaho bamenyera abandi. Ibuke hari igihe kimwe umubyeyi witwa Hana ngo yasenze akazajya aje kureba umwami, ntago se umutware w'igihugu cyangwa umutambyi, ngo amugerere ku Mana ayibwire yuko Hana akeneye urubyaro. Ngo umutambyi akanga akirengagiza, akamubwira ati genda uzagaruka ejo. Ejo akamubwira ati genda uzagaruka ejo.
yego rero kuva na kera hose hariho abantu bashobora kugererayo abandi nuko ese kugira ngo urambire muri aka kazi Imana yaguhaye wowe wifashisha iki aka kazi urambire hari benshi Claudine reka tumaze tuvuge kino kintu hari benshi babijemo urugendo rwani rwagenda neza hari ababijemo rurangiramo hagati hari ababijemo rurangira bigiye gusoza hari ababijemo rurangira bigitangira mbese bigikubita wowe niki kigushoboza kugira ngo ukomeze uyu murimo w'Imana yaguhaye ikintu kibinshoboza nta kindi ni Yesu mpimbaraga nanjye ndi umuntu David nta kintu na kimwe gitangusha nta n'ikintu na kimwe gitangamura ariko Imana igenda ikumira nyine kwa kundi wavuze ngo imishwe ngo ntago zahiye ngo nyina wazo irapfa nagasirashya niko n'Imana igenda ikumira ibyonnyi byose byaziga kumira ibimpiga byaziga kumira nta kindi kintu n'umuririmbyi yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo ngo niwe mpimbaraga hari abantu babizamo bakamamara nkuko nawe abantu benshi baba baguhamagara buri kanya abantu bazi ko Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza yamara kumva ko noneho abantu benshi bamukeneye agatangira agashyiraho gahunda y'ukuntu bamubona akakubwira ati ejo uzaze wahagera ejo saa 3 wagera mfite inama uzagaruke ejo bundi bikarangira uwo muntu agize ute acitse intege zo kuza kukureba wowe ntabwo ugicika intege cyangwa se ngo wumva abantu wabaheza gahunda gahunda zo ni ngombwa ibintu byose bigira gahunda hari ukuntu mpamagara ukambwira ati kuwa mbere ko nzaza ngo unsengere uzaba uhari nkakubwira ati ntabwo nzaba mpari uzaze kuwa gatatu rero uraza nkagusengera ntago umuntu ashobora kuza ngakubure oya pe twabisezeranye oya ntago yambura ntago mbese ko mubwira tuzaze kuwa gatatu yakugira ko ati yo nibagiye kukubwira ati wapi oya dupfa kuba twabisezeranye ntago ashobora kumbura niyo hagize ikindi kibazo kivuka nyuma jewe nza kukihanganira ariko nkamanza namwabeza gahunda ya David kubaheza gahunda nibyo bya mbere kandi kugira gahunda na Bibiliya yavuze ngo mucaha abantu bose batagira gahunda niba wowe David nkubwiye ati va mu rugo uze tugira n'ibiganiro ugatega yawe ukaza wagera mu rugo nkahita nkubwira ngo birahindutse ni igiki se kibihinduye oya pe ugatega yanjye nkaza kuganishizemo ni keza arega uba wafashe umwanya wawe cyane David buri ari ibintu byinshi umuntu agenda ahesha agaciro umuntu yafashe umwanya we araza se barabyumva ntago mbizi niba babyumva ntago babyumva umuntu yafashe umwanya we araza amaze kuza atakaje wenda n'amatike ye yakagombye no kuryama rega agasinzira atakaje amatike agahageze ngo ngo ntago mpari birababaza cyane hari umuntu uherutse kuza ngo dusengane yego ubwo nyine turaganira ambwira ukuntu yagiye mu abapfumu bose yazibazengurutse ambwira imiti zose yafashe ambwira amafaranga yatanzeyo noneho turasenga arambwira ati ngiye mfite kuyizera yuko ibintu biri bube naje mfite kuyizera awa kubwira gutyo arambwira ati ngiye naje mfite kwizera ko niduhura ibintu byose birakora ninkubona yego ndangije ndamubwira ati okay ntaribi noneho tugiye gutaha ampa 10,000 bizaba bitane ebyiri mugiye gutaha musoje gusenga noneho mpita ntekereza ndavuga ati niba yaragiye mu bapfumu akabaha amafaranga nanjye akaba yampaye gusa agenda yukuvuga ati nyine ntatandukaniye n'abapfumu iki niki noneho ndangije ndavuga ati hoya amafaranga yawe yagumane ngo kubera icyo yanze ndamubwira ati hoya twebwe dukorera Imana ntago dukorera satani niyo nyine ikoresha abapfumu bakakubwira ati zana wenda nkayibara rimwe iki niki arambwira ati njyewe rero yano mafaranga ntago nyaguhaye kubera wansengeye nyaguhaye kubera umutima nama wanjye buriya ndicaye ndatekereza ejo naraje ubwo yari yaje kumanywa anararara ati ejo naraje wakagombye no gushaka aho uja gukora ikiraka ukabona amavuta wisiga cyangwa ukabona imyenda myiza wambara none ejo naje nirirwa nkwicaje mu rugo uri kunsengera nimugoroba urara ijoro ryose abandi baryamye basinziriye bari kugona urara unsengera none ngende gutyo gusa nta n'igihumbi nsize yego arambwira ati rwose nk'abo barakenewe pe jewe nkoresha umutima nama wanjye mpesheje n'agaciro umwanya wawe watakaje ndavuga uke kuvuye yampaye ibikuvuye ku mutima Imana ibuhumugisha rero nanjye mpesha agaciro umwanya abantu bafashe nkavuga ati nimba umuntu yifashe wenda akava i Kigali cyangwa akava i Musanze cyangwa akava he aginje washaka kuki satashatse abandi ba ni njyewe uri kwisinjira nyine
siko hari umuhungu twigeze gukundana akambwira ngo nimwanga ngo nta kibazo ngo ntago ndi bucuga mu bakobwa bose bari ku isi. Abahungu yakubwiye nabi. Muri tumenyere ko abantu batereta bafite amagambo meza aryoshye, kandi muri hari igihe n'igihe tugeramo twumva dukina abantu batubwiye amagambo aduhumuriza. Kuri sinzi niba iki gihe warigeze kukigeramo ukeneye umuntu ukubwira amagambo meza niba ntagira ikindi aguha. Oya n'uyu munsi ndabishaka. Nezageze ngo hari umuntu wifuza kubwirwa nabi. N'abantu benshi baguhamagara kuvuga ati umukobwa wa Yesu, umukobwa w'Imana, umukobwa mwiza. Utwo tugambo numva turyoshe nyine. Nubona uracyakeneye nandi me? Nshaka umuntu nyine umpakeya ganganiriza. Rega keya ni nziza. Nese ntabwo ubona abanyakigali bishuga amafaranga yabo bakishuga nyine umuntu uza kubasetsa akabaganiriza ibintu byose bigakunda. Nawe ushaka kuzajya aho hantu basetsa? Hari ahantu nigeze kujya kubwiriza mu minsi ishize. Yego. None nkazajya ndababariro dukuru. None nagiye gutaba arambwira ngo uzi ikintu twagukundiye nti ngo ni ukuntu wajya ugatubariro dukuru. Watubwiza ngo tubarire udukuru. Nawe uzashaka abantu nk'ije. Manumva nyine wambwira nk'inkuru nkaseka. Reko nkunda guseka. Nawe nzajya ndazikubwira ntugire ikibazo. Nkunda cyane kuri uzi umwanya wawe nkunda. Yego. Nkunda wa mwanya wawe yugeze mu mirimo n'ibitangaza Imana igukoresha. Buriya kenshi nta n'ikindi kintu mba nagendereye ngiye. Ikintu mba nagendereye nukumva imbaraga y'Imana, kuko abantu bamaze iminsi baratakaje icyizere cy'Imana itagikora. Ariko iyo numvise nk'umuntu Imana yakoreye ikintu none cyo abandi bantu bananiwe, yego, numva nishimye. Uwo mwanya ndawukunda cyane, imirimo n'ibitangaza Imana iba yagukoresheje. Baya dusoje ikiganiro ntumbwe ati burya rero David Imana irakora, kuko izo nkuru z'abantu y'abantu bazumvise nabo bahita bizera ko Imana igira ute ikora. Yego, bahita byizera nk'uwitanga ati urabizi nk'ejo bundi, kandi koko ni nk'abantu benshi barasengeye. Yego, nk'ubu nango bajije ati muri ibyo byumweru nta muntu wasengeye Imana igakora igitangaza. Ni benshi cyane. Kuba utatubwira nk'abo ngabo, kuba utatubwira abantu nk'abo ngabo. Ahubwo hari umunsi umwe azakora igiterane abantu bose Imana yakoreye ibitangaza bakaza kubikwibwira. Bakaza kubikubwira. Nukuri ibyo bintu birafasha, kandi none nabonye binafasha n'abantu benshi. Abantu benshi birabafatisha nanjye ndimo. Yego, bifasha benshi cyane. N'ubundi abantu benshi bakunda ubuhamya. Hari abantu benshi bafashwa n'ubuhamya cyane. Kuvuga ati ese uriya yakwemeye biriya ibyanjye ni toto. None ari gihe umenye ikintu umuntu ibintu yaciyemo, kahita wibaza ati nahanjye se buriya hanjye se byakunda. Oya muhumure, Imana ifite byinshi. Korari ndirimbagamo dufite indirimbo ivuga ngo ifite inzira zirenze ibihumbi, kandi aho izanyura ntawe uhazi, yikorere gusa wicecekere, ntiyirengagize abayiyambaza. Korari nkuru y'iwacu yitwa Shimwe Imana yo yararirimbye ngo wikwiheba nshuti, komeza umutima wawe, dore umwami wawe akuri hafi, ibigeragezo ubona ntago wabipatanye, ugira ibyiringiro kugiye gutabarwa. Wikwiheba nshuti, komeza umutima wawe, dore umwami wawe akuri hafi, ibigeragezo ubona ntago wabipatanye, ugira ibyiringiro kugiye gutabarwa. Agira neza njye naramubonye, n'Uwiteka Imana azi gutabara, tumuvugirize impundu tumutaramire twese, uwo mwami w'abamakwiriye guhimbazwa. Ntabwo ibigeragezo muri kubibona mwabipatanye, mugire ibyiringiro. Ugira ibigeragezo ukabona kimwe kiraje kivuye ikindi gisimbuwe n'ikindi gisimbuwe. Hari indi ndirimbo ya 76 David iravuga ngo yemwe mwabusho bw'Imana, mwihangane ibihe bito, muri wa murwa uhoraho tuzabona ibyishimo, hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara
rikazashira. Ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago. Kurikira Umwami Yesu buri munsi aguha kunesha byose. Buri munsi aguha kunesha byose. Nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, no mu makuba y'iyi si Imana izakuruhura. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo, kandi iyo ni inkuru nziza nta bizatugerageza. Amen. kandi ukabakomeje umugenzi, ukabakomeje umugenzi pe. Hasigaye igihe gitoya amadeni ufite akarangira. Hasigaye igihe gitoya inzara ufite ikarangira. Hasigaye igihe gitoya umugabo wabuze ukamubona. Hasigaye igihe gitoya umukobwa mwiza usenga wabuze ukamubona. Hasigaye igihe gito urubyaro wabuze ukarubona. Hasigaye igihe gitoya indwara dogiteri yanzuye ko izaguhitana. Indwara igake. Ni igihe gitoya gisigaye. Bwira ubukode urimo ububwe ngo mwabukode mwe nubwo nayo kwishyura ikode nayabuze. Ariko hasigaye igihe gitoya nkicara mu nzu yanjye. Hasigaye igihe gito David, ntugire ikibazo. Hasigaye igihe gito intambara zigashira. Hari nk'uwabyumva gutya, urumva? Kitavuga ati ariko ko mwatubwiye igihe gitoya, umwaka umwe urashize, imyaka ibiri. Hari nk'abantu babura nk'urubyaro. Njye ari cyo kintu mvuga, abantu babura nk'urubyaro nibo njya nsengera cyane kurusha abandi bose. Kuko nibura umaze gusobanukirwa neza ko umugisha wa mbere Imana itanga hano ku isi ari urubyaro. Uri umuntu udafite urubyaro musengera cyane. Yego. Musengera cyane ngewe ku rwa rwego utabitekereza Claudie. Yego. None nk'uwo muntu kumubwira amaze imyaka wenda nka 30 abana n'umugabo nta rubyaro. Nawe byumva. Muhumure ni igihe gitoya. Ni igihe gitoya. Gito. Sinzi niba ari umuntu waguhamagara kubwira ati nge maze imyaka ingana gutya runaka nta rubyaro. Hari abo wasenge barubonye. Yego. Ariko ntawe uraguhamagara avuga ngo amaze imyaka 30 kandi barahari. Ni benshi cyane akanakubwira ati ubu ngubu rwose ukwezi kw'abagore kwararangiye ntago nkibibona. Yego, urubyaro rwarabuze. Ariko hasigaye igihe gito Imana ishaka wahumiriza gutya bwaca mu gitondo ugasanga nta bibembe ufite. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari umugabo witwaga Namani, ngari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Uranyumvise? Kabiri ari umugabo w'umunyamaboko. Gatatu ngari umugabo w'intwari. Kane ngari umugabo ukomeye cyane. Ariko ngafite ibibembe. Afite ibibembe bimubuza amahoro. Ajya kurya ibibembe bikagaragara, yajya kuryama akabyisangaho, yajya muri dushe akabyisanga, koga bikanga no kugenda. Bibiliya irambwira ngo nta hantu ativuje ariko byaba byaranze. Ariko ngo umunsi umwe bajya kurwana ngo baza kunyagayo akana kamwe k'agakobwa, ngako kana bakagira umuja mu Kanamani ndetse na Namani. Ngako gakobwa kaba umukozi wo mu rugo. Mbonereho kubwira abantu bagira abakozi bo mu rugo, mwige gufata neza abakozi banyu. Umukozi wawe ashobora kuguha umugisha
cyangwa se akanawukwima. David ni umukozi uzi kumenya amazi boss yoga ngashushwa sangahe, umwana agiye ku ishuri sangahe, ibiryo babirya basangahe, higo sangahe, ariko mutesha agaciro ugasanga nyoko buja umuntu witwa Nyirabuja asiza afunze sitoke akamuraza hakurya akamufunya akubaka utuzu tw'utunegisi ngo nitwo tw'umukozi kandi ariko narumiwe ba ntiyarara hamwe n'abana ariko ngo uyu mukanamani we ngo umuja we cyangwa se umugaragu we cyangwa se umuyayi we ngahita yitegereza sebuja ngo uko agiye gukoropa akareba sebuja, uko agiye kurya akareba sebuja, ngahita abwira mukanamani aramubwira ati rero mabuja njyewe nagize ikibazo nkigera mw'uru rugo. Undi ati si iki? Ati boss nabonye afite ibibembe ariko hari umugabo umuvugana n'Imana ushobora kumukuraho ibibembe. Ureko nyumvira David ibintu abadogiteri bananiwe, ibintu sehashika mu mwami Faisal mu Bushinwa mu Burundi kuri shira hehe na hehe, ibintu abantu bananiwe. Umugaragu umwe aravuga ati hari umuhanuzi umwe ibyo byose ubishoboye witwa Elisa kandi ari mu gihugu cyitwa Samariya. Kandi ari mu gihugu cyitwa Samariya nkuko yenda bavuga ati mu gihugu mu karere ka Musanze. Bibiliya irambwira ngo Namani ajyayo umuntu wese ufite ibibembe aho bamurangiye imiti aragenda. Aho bamurangiye imiti aragenda. Buriya n'abagabo b'indaya iyo barangiye uti wenda urugero Nyabugogo hari y'abakobwa bemera 5 ahita ajayo. No. Hanyuma Bibiliya mba ndi kujya ariko ngo tunaseke David guseka byongera iminsi yo kubaho. Bibiliya irambwira ngo Namani ageze mu gihugu cyitwa Samariya ngo umwami w'igihugu bwa mbere nababwiye ngo hari abami baba bami ku isura no kwizina, ariko ngo umwami w'igihugu yaramubonye yishishimuriraho imyambaro aravuga ati si ni gute banza ni umuntu ngo mukize njyewe nakijije n'ifuko hari n'imbeba nakijije njyewe se ndi Imana. Ariko Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Elisa ahita avugana n'umwami aramubwira ati wikwishishimura imyenda nubwo uri umwami hari ibyo umwami atashobora ariko Imana dusenge shoboye reka tumuhuze n'Imana. Gahita abwira uyu mugabo aramubwira ati dumbure muri Yorodani 7 ibibembe ufite birakuvaho. Ngo umugabo aramubwira ngo noze muri pisine noga ku Kivu Gisenyi nigaraguye mu mucanga nagiye hehe na hehe ari amazi yawe ndi kureba ntago ari yashoboreye kunkura ibibembe iturize rwose n'ubundi aho nahombye ni henshi. Hari abantu benshi baza bakambwira ati Korodi amatike twatakaje turi kujya kureba abahanuzi ni menshi kuruta yo twategesheje turi kuza kukureba tubwira ariko turatashe nkababwira ati ntaribe munsuzugura ariko ntimusuzugura Imana indimo. Imana ibibabwiye ifite imbaraga zo kubibakorera mu minsi mike bakampamagara bati Imana icyubahiro Imana ishoboye byose bya bindi twabibonye. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo abagaragu ba Namani baramubwira bati iyaba uyu muhanuzi w'Uwiteka ugukure ibibembe ni inzu ya etaje ugiye kumwubakira ntuba wayubatse. Iyo akubwira ati ikintu kiri bugukure ibibembe ni umufuka w'umuceri waza wikoreye ntuba wawuzanye. Hari abantu benshi David bajya mu bapfumu akakubwira ati uzazana inka y'ibara rimwe kandi koko ukayizana, akakubwira ati genda unzanire inkoko itagira ibara kandi koko ukayizana, akakubwira ati tanga 500 ako kanya ukabibona. Hakaba n'igihe bagupfunyikiye imiharavumba bakaziguhereza cyangwa ibiberezi ibintu bitagira gahunda. Ego mbibona muri filime hari n'igihe bakohereza ivu ari n'umuntu yagutse ku masitori ambabarire nubwo ngiye kubivuga ariko nta uramumenye izina. Yego umugabo twaraganiye arambwira ngo yararwaye ngo amaze kurwara ngajya mu bapfumu, ngo amaze kujya mu bapfumu ngo baramubwira turaguma hano tugajya tunaga kurwaza ariko buri cyumweru no kutuzanira umufuka w'ibirayi wa kilo 100 niko abakurambere bavuze. Noneho ngo yagiraga indwara imuryaga nyine akarara atabaza nyine urumva yarababaye cyane umuntu agera ku rwego rwo guhaguruka byagoranye. Noneho ngo uwo muntu ngakagenda ngagafata akanyanga yamara kwifata ngakavangamo n'ibiti by'ibyatsi ngo none akamugotomeza nyine nawe urumva arahita asinda. Ngo none yamara kwimugotomeza ngo ibindi akabimusuka mu mazuru ibindi akabimuha akabinywa ngo yarangiza nyine agahita asinda bakabona atangiye kugenda gutya pa akaba gasinziye. Ngo ndakababwira ati umuti si muri kubona ko guri gukora
no ubwo nyine igihe wa wundi inzoga zimuviriyemo akaba ari bwo ashiguka n'ubundi bikamurya rero nyine ariko ngo imifuka z'ibirayi barazitanze yagambwira ati ibirayi twatanze ntibigega ingano amafaranga twatanze ntajya ingano rero baramubwira bati ntuba wabikoze none umuntu agamubwiye ati sinsengera abantu kuri telefone cakoze nugira imbaraga uzaze dusenge nta kindi kintu David mbasabye nta mufuka w'imiceri mbabwiye ngo muzane n'ubundi Imana itashatse gukora ntawe wama ariko Imana yashatse gukora wanawumpa ntawe ugusabye cyane rwose ubu nanjye hari abantu agiye mbona afasha umuntu nta kindi kintu amwitezeho David ubu yino Bibiliya ni nziza umuntu aherutse kungurira Bibiliya ebyiri Bibiliya ebyiri ntazimusabye ntamubwiye ngo mfite ikibazo cya Bibiliya ariko nyine nagigaga Bibiliya nini cyane ikancumuza mugengeye mu rugendo nyine nkabura ahantu nyitwara ariko nkabikancumuza ariko ntazo nari namusabye aganyitegereza wenda abona ari ngombwa kuzingurira arazima bigashoboka ko niyo musaba Bibiliya wenda yari kugenda akangura kakandi gatoya akagura ibihumbi 9 ariko kubera ntazimusabye yampaye nziza ngundi aramubwira ati buriya sukuza ugatega wenda ugataka n'umwanya wawe tugasenga ibyo gusa nta nkoko ngusumye nta nka ngutumye nta nzu ngutaboja rwose nimba udashaka kwigaragura muzagenda upfe naho ntako batari bakugereye nta nuko batari bakugize kwidumbura gusa kujya mu mazi ukongera ukava ibyo gusa yego koma kuva i Kigali ukagera i Musanze ukongera ugasubira i Kigali ibyo gusa ikibazo ariko ugatanga igisubizo cyawe ugatanga ibisubizo byawe wabuze urubyaro ntaho utakubitegeje ugize amahirwe bagakubwira bati hari umuntu uri gusenga urubyaro rukaboneka none ngo kuja ngo amatike ni menshi ngo keretse ngo umuhanuzi ngo namanza yazi wawe ako kantu kakabananira manza yazi wawe ubundi se ko turwara twese nta duhitaga tuja ku kigo nderabuzima cyangwa tukaja hehe na hehe udashoboye kugera agatega na moto ikamugezayo David wenda ntago ari ukwiyemera cyangwa kwihagararaho wari warwara ubwawe warwaye ugahita uhamagara muganga ngo ngwino umvurira mu rugo oya ababikora nibo bake wenda abantu bashobora kubyumva nabi ariko ntago ari uko byumva nabi nta muganga ushaka kuvurira abarwayi mu rugo cyakoze wenda ntago mbizi cyagetse nka babandi baba mu tugare nagase abantu bafite ubumuga uwo muganga akazaje aza kumugororera mu rugo rwe ariko nabwo biba hakeye ubwo rero nshuti zanjye bantu munkurikiranye muzajye muyihangana muza no kwidumba muri Yagadani gusa nta kindi kibazo nta kindi nukuza no kwa Claudina yego wizeye ko uri busubizwe yego tizeye nyine nta kimana yagufasha ariko wizeye abagaragu ngo babwira umwami bati rwose yidumburemo turebe ngo yidumbura inshuro ya mbere biranga bigashoboka ko nawe wasenze bwa mbere ntibyemera ngo bidumbura bwa kabiri biranga bigashoboka ko ubwa kabiri nawe byanze biwo yidumbura ubwa gatatu bigashoboka ko umuhanuzi wo kugisenya kubwenga inzu yayibonye ntibyemera ngo yidumbura n'ubwa kane ntibyemera n'ubwa gatanu ntibyemera ngo yibira ubwa gatandatu ntibyemera ngo ariko ubwa karindwi biremera ntimugire ikibazo inyuma y'ibibazo hari ibisubizo kandi hari umurimbyi wavuze ngo hirya y'imisozi na ruriya ruzi ngo hari umudugudu mwiza rero ni igihe gitoya intambara ufite zikarangira nshuti mukunzi mwizere yuko ibibazo mufite ari igihe gitoya gisigaye kandi ukabura tubwiye pe ni igihe gito ni igihe gito ukabura tubwiye yego uko ibibazo byadutera ni igihe gito ni igihe gitoya gisigaye kuribwa mu nda bigahagarara ni igihe gitoya gisigaye amafaranga wabuze ukayakira ni igihe gitoya David ni igihe gitoya buriya njyewe mu minsi yanjye yose nararaga ku byatsi kambibabwiye ubundi ntabwo nababwiye bike noneho nkajya nko kubwiriza ahantu bakandaza ku mamatera meza nkavuga ati ariko mana ubu hari umunsi uzagera nkaryama kuri matera ari iyanjye atari ukuvuga ngo ndayivaho mbese nkazajya igihe cyose nshakira na kumanywa nkayiryamaho na nijoro nkayiryamaho na mu gitondo nakumva nshaka kuguma mu buriri nkaryama kuri matera ubu hari igihe kizajya ibyo bintu bikambaho ariko impamvu nkubwiye ngo ni igihe gitoya intambara igashira watekeza kuntu uryama ku byatsi yewe umuntu w'inkumi usa gutya muri kumbona nza mutagira ngo na matera nayibonye kera nayibonye ejo bundi mu kwa 10 ejo nta n'umwaka urashikana ejo bundi mu kwa 10 ejo muri uyu mwaka ushize muri uyu mwaka yego
ikindi gihe waryamaga ku byatsi ku byatsi mu myaka yanjye yose, ya myaka mfite nako nibagiwe ngiye kuyivugira imbere ya kamera. nta mukobwa uvuga imyaka ye. Ya myaka nakubwiye uzi mfite nayiryamyeho ku byatsi ingana gutyo. Hanyuma impamvu nkubwiye ngo ni igihe gitonya intambara igashira, nja mu mujyi umunsi umwe, hari ahantu nari mvuye nca mu mujyi, hari umumama naciyeho nja kumuvugisha mu mujyi w'i Musanze batagira n'uw'i Kigali. Noneho turi kuganira njyewe n'uwo mumama, mbona nimero zirampamagaye z'undi mumama twigeze dusengana. Noneho arampamagara arambwira ati Korodi bite, ndiyavuga ati ni byiza, ati amakuru ni meza, yo ati shanaga kubuze, ati ariko nyine ati ndagukunda, nuko turaganira. Arangije agambwiye ati rero reka nkubwire, ati umutima umaze igihe kinini cyane uri kumpata, uri kurya, uri kunyemeza kukugurira matera. Atariko matera nifuje ntago ndi kubona amafaranga yo kuyikugurira, ariko ngiye kuba nkuguriye akamatera ka make nushake urara ku byatsi. Arambwira ati nushake ugura na kakandi k'abanyeshuri, ariko yitwa matera ibyo ntago bindeba, njyewe ngiye kuyikugurira. Ahita anyoheza ibihumbi 30 David. Ngura matera hariya mu mujyi Musanze, ndayimanukana ndayizana, buno nyiryamaho. Ni igihe gito, ari yose nayo namusabye. Matera yangahe? Iyo 30. Ewe ni igihe gito. Matera ya 30. Ni igihe gito. Ye Hari ukuntu abanyakigali bazaga gusenga bakanarara nkabiyemeraho nkahita nyisohora, ngashikaho n'udushoka nkavuga ati muryame sha nanje Imana yagagikoze. Muryame. Yawe matera ya 30 no kuri kw'Imana. Ikimana iguhindi matera nini. Oya niyo ndayishimira ko mbabara David. Ibyo yakoze nibyo bikomeye. Ngo iki? Kuruta ibyisigaje gukora. Matera ya 30. Nese ko numva bigize igitanga. Ni igitangaza ku buryo Imana yaguhaye matera. Ni igitangaza. Ni igitangaza. Uburyo Imana yaguhaye matera. Yego. Ni igitangaza. Ni igitangaza. Ariko buriya rero Claudine, hari umuntu kukuvugisha, ariko buriya Claudine rero, yego, muri Imana inasumbuye kuri iyo matera Imana yaguhaye, kavuga ati kankweze nindi. Mfite imbaraga nyinshi David, ubundi reka nkubwiye njye ukuntu nizera Imana nuko nguko. Imana dufite ifite ibintu byinshi by'imbaraga. Kuba yarampaye ya 30 yabonaga ariyo nkwiri, ubu ushobora gusanga kano kanya impaye ni y'5, impaye ni ya 500. Nibwo bumana bwayo. Nibwo bumana bwayo. Ariko nabwo tugomba gushima iki? Imana. Tugomba gushima Imana. Tugiraho byose. Byo tugomba gushima iki? Imana. Ako nkunze kuntu ubona shima n'Imana kumvura nezerewe. Yagenda yishima pe. Yarakoze. Yarakoze. Claudine, tugiye kujya mu ijambo ry'Imana mu kanya. Ufata utamashimwe y'abandi bantu. Amashimwe y'abandi bantu. Ubundi njyewe ngashima ukuntu Imana yamfashije, Imana yangiriye neza. Wowe wice ngo ku ruhande ufata utaye amashimwe. Njyewe rero buriya iyo umuntu ashima Imana, numva nezerewe cyane, numva nanishimye kuruta uko wiyishimye. Kubera iki? Hari umuhanzi umwe waririmbye aravuga ngo Imana igiye gutabara abo bantu, mbese ngo abantu bose bari ku murongo. Imana itabara umuntu bitewe na nimero agezeho. No kwa muganga, tujya kwa muganga bakaguha nimero yari abantu benshi. Wagera nimero ya mbere bakagukorera mbere, wagera nimero 10 bakagukorera ku mwanya wa 10. Rero nimba wenda urugero hari abakobwa 90 bafite gahunda yo gukorerwa ubukwe mu mwaka wa 2026, njyewe ubwanjye nkaba ndi ku mwanya wa 50. Niba uwa 59 ashagashima Imana akavuga ati nshimye Imana, nta mugabo mfite, abantu bose bagavugaga ngo nzahera iwacu, ariko uyu munsi nabonye umugabo. Mba nizeye ko nanjye wa nimero 60 ngiye kugerwaho.
ibisubizo by'abandi nibyo bisubizo byacu. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishimye. Yego, ntabwo ugira amashyari gutya umuntu aba yashimye Imana akavuga ati Imana yamufashije, yego, cyangwa se nk'umuntu ugira ishyari ry'uko undi muntu Imana yamutabaye imbere yiwe. yego. Nicyo kintu wabwira. Oya rwose abo bantu babirusha baba bigora, ibintu byose Imana ibikora mu gihe cyabyo. Uyu munsi ishobora kuntabara, ndababwiye ngo mu minsi nejo bundi kuwa gatandatu sinakera nabonye Bibiliya nziza ebyiri. Rero ubu ngubu umuntu udafite Bibiliya ashobora kuza nkamuhimwe. Urumva ibisubizo byanjye nawe bibaye ibisubizo bye. Rero muhumure, gusubizwa kw'abandi nawe niyo nzira buri kwerekera mu gusubizwa. Hanyuma tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana, ko kumva ubuhanuzi hamwe na Claudine wacu. Claudine Imana yagiye imuha impano zigiye zitandukanye, izo kubwiriza, gusengera abantu bafite ibibazo. Nawe niba udukurikiye ufite ibibazo byanze, ubona ubuzima bwaranze, Claudine hari igihe umuntu ajya mu buzima kumva nta n'ikintu na kimwe asigaranye, ibyo byose byararangiye, agatangira akisabira kwipfira bitewe n'ibintu ari gucamo. Icyo gihe urakigeramo kisabira kwipfira, akavuga ati Imana ndashaka gupfa ku kibazo mfite birenze imitekerereze yanjye n'ubushobozi bwanjye n'imigirire yanjye. Yego. Hanyuma nk'umuntu udukurikiye niko kandi tugiye kumva ubuhanuzi bwacu, tugiye kumva kugira neza kw'Imana, tugiye kwizera kandi nizeye ko Claudine ateguye ijambo ryiza pe. Ngende kuganiriza abantu nanjye ntabwo nkunda. Ahubwo se hari umuntu utagukunda maze ngo bakunda ukuntu useka. Seka nabi. Yewe ntabyo uzi. Seka nabi. Abantu bose tuvugana barambwira ati David turamukunda, dukunda ukuntu aseka. Yego. Cyo kandi ntabwo gukora ikiganiro ntari guseka, niyo waba uri kumbwira ibintu bibabaje ushobora gushiduka nasetse, wavuga akantu nkumva birasekeje kandi ari ibintu bigize ute bibabaje. Hanyuma rero ibintu bibiri cyangwa se bitatu, icya mbere ni ukwizera. Wamara kwizera, mu magambo make kwizera ni ugufata ibitagaragara ukabigira ibigaragara. N'Imana yakubwira ati nguhaye inzu, ukahita uvuga ati Imana yanzu ndi kuyireba, ukahita ukayiheza pla ukuntu izaba yubatse. Ibyo bintu birakuba Claudine, nk'Imana ikakubwira ikintu ugatanga igitekerezo ati kizaza gute. Ako nta nubwo yigeze umeza story ukuntu wenda Imana yakubwira ati David ati ngiye kuzakwamamaza, ukambwira ati n'ukuntu wambonye. Muri Imana cyose zabifite. Nzabikubwira. Oya ngo David ukundi ngurumana. Ukundi ngurupe. Nshaka ngo abantu bumve gukora kw'Imana, hari abantu benshi bifasha, nanjye bikamfasha. Wene n'Imana yakubwira ati nzakwamamaza. Urumva ukareba noneho ukuntu wowe bitekerezaga ariko naje. Yego. Kuko ndaje mu mugambi w'Imana Claudine. Yego ngenda bizi. 2012 njya gukizwa. Ntago nababwira ubuhamya, ubwo ngiye kubabwira nyine ukuntu Imana yavuze ngo izanyamamaza. 2012 nakijijwe, Imana ivugana nanjye umunsi wa mbere nagiye mu rusengero rwitwa DPR ku itorero ryitwa Butare. Natashe mpegekejwe n'abantu 70 ariko rari yitwa Inzira y'Umwami. Umunsi wa mbere bambaye niforomisa, amajipo y'imyeru n'amashati y'imikara. Bageze mu rugo umuhanuzi wa mbere arahanura, arambwira ati umva ukuntu Imana imbwiye. Ndavuga ati amen. Ati rambwiye ngo ikugize muganga uvura amahanga yose. Umuntu wese uzakwegera babaye cyangwa afite ikibazo runaka ukamuramburaho ibiganza byawe, ikibazo azaba afite kizakemuka. Iravuze ngo ikugize umuvugabutumwa, uzayivugira mu Rwanda uyivugira no mu mahanga. Iravuze ngo izakwambika ku rwego nawe uzambika abandi. Mbese ugiye kukwamamaza. Iravuze ngo irakumenyekanishije, igukundisha abantu ku rwego abantu bize n'abatarize, abarebare n'abagufi, abubatse n'abatari bubaka, bose bagiye kujya bava mu ngo zabo baze hano iwanyu ari wowe baje kureba. Nkumva ni ibintu bitashobora kubaho kubera ubuzima narimbayemo. Ndangije ndicara nkatekereza nkavuga si ubwo. Noneho hashize iminsi mike Imana impano yo kubwiriza pe, nabwiriza abantu bose bakajya mu mwuka. Hari umugabo umwe witwa Concrode tujya dukwana ibiganiro, agambwiraga ngo iyo ndi kubwiza yumvaga ari kuzura umwuka. Yego. Hanyuma abantu bose bakajya mu mwuka bakarambara hasi bakavuga bati icyubahiro ni icy'Imana. Noneho bigega ku rwego nkundwa n'Abanyakigali bakantumira ngo nce kubabwiriza. Ubwo nkumva ko ari aho ngaho imbaraga zanjye zirangiriye.
zirangiriye ndisengera. Noneho hari ukuntu nabonaga abantu bari guca kuri YouTube, noneho nkabaza nk'abantu b'abashuti banjye nyine bari kubinyereka, kuko njyewe nta na telefone ya touch nari mfite. buriya touch nayigeze mu kwezi kwa 4 2024 duhura 2024 mu kwezi kwa 6 nibwo twahuye, umaze igihe gito ufite touch. yego aha mu kwezi kwa 6. hanyuma ubwo nta touch nagiraga, noneho nkabwira abantu nkababaza ati ariko umuntu ajyaga kuri YouTube nka gute, nkabibona nkabona abantu bari kuri TikTok nkavuga ariko abantu bajagaho gute, noneho bakanseka n'abandi ndi kubibaza. hari umuhanzi umwe tuziganye witwa Gisa w'umukobwa, yitwa Gisa Claudine, abantu benshi baramuzi, ni icyamamare. noneho uwo muhanzi arankunda, ubwo niwe muntu wa mbere twakundanye ukomeye. noneho Gisa turicarana umunsi umwe arambwira tuzaze kunsura, ndamusura, turaganira, turasangira, turogana. arambwira ati kugira ntinyuke yikuramo nanjye ndikuramo, twoga muri dushe imwe. arambwira ati rero uko twoze muri dushe imwe niko ugiye kuntinyuka ukambwira ibibazo byose ufite ku mutima wawe, mbese ukantinyuka. namubwira ati aha ikibazo cya mbere mfite kiragira ngo ni gute abantu bashaka kuri YouTube. noneho araseka arambwira ati utegeza umunyamakuru nyine ukamuha amafaranga akazana kamera ibiki n'ibiki. arambwira ati rero kubera uri inshuti yanjye nzabigukorera umunsi umwe, ntumire umukameramani unkorera indirimbo, noneho aze nawe agushire kuri YouTube. ariko nyine nkabitegereza bikanga, nkabitegereza nkabona ntibire gukona apo, ubwo bigeza binamvamo ndavuga ati yarabyibagirwa. yego noneho yagiye, noneho birangije ndicara umunsi umwe ejo bundi mu kwa 6 ari ku itariki 9 ntazabyibagirwa. ku itariki 9 nigera mu bukwe. Ye mu bukwe umuntu yari yantumye ati Claudine uzaza kunsigarira mu rugo, umuhungu wanjye azakora ubukwe yabukoreye i Kigali, ungine ngenda ngiye gusigara mu rugo. ku itariki 10 rero nibwo wampamagaye. Wabagahe Claudine? Claudine bite? ati ni byiza, nitwa gutya na gutya, bigashoboka ko utananzi ariko gutya na gutya uraza, nta n'igihumbi ngutegeye, nta n'igiceri nguhaye, urangije nshaka kuri YouTube. noneho twakunda Imana yavuze ngo nzakwamamaza mu Rwanda nkwamamaze no mu mahanga. abantu barankunze David, reka ngumbwize ukuri ariko ntugire ishari. uzi ko mu kwa 7 ejo bundi hari umuntu uzaza kunsura avuye muri Amerika. nibyo nandagiriye ishyari. nibyo ngibyo nandagiriye ishyari. nimugoroba twavuganye arambwira ati ubu namaze gukatisha tike y'indege canga si kuyigura, mu kwa 7 ngomba kuza kukureba. akaza kukureba hano mu rugo? yego. ari wowe gusa akatishije tike y'indege aje kukureba? azaza kundeba hano mu rugo. ntacyo ari mbigiriye. abe murabe rero Imana ifite inzira nyinshi ziganza ibihumbi, twebwe aho dutekerereza inzira ntago ariho ziba ziri, ahubwo ahantu utari gutekereza, ahantu utabona bishoboka, niho Imana ibiri. ahubwo ikibazo nibazaga nti uko wabibonaga mu nzozi, uko wabitekerezaga niko naje. oya njyewe ntago nigeze mbitekereza, nanga ngo ndote. nkundaga kubwira abantu nkababwira ngo Imana ntabwo ibintu byose bikoraga ari uko abahanuzi bahanuye. batiti wapi, hari ibyo Imana ikora itavuze. rero njyewe yavuganye nanje 2012 kamwita nzakwamamaza, dore ngiye kukwamamaza, ntiyongera kubivuga. mbibona ejo bundi kandi biracyakomeje. yego, ushobora kubutekereza ko wamamaye mu minsi iri imbere bikazabirutaho, uko umunsi ugenda uhita niko ugenda abantu benshi bagukunda cyane rwose. tujye mu ijambo ry'Imana. nikayo mu ijambo ry'Imana nababwiye ngo no kwizera, urangiza kwizera ukihana, wamara kwihana ugakurikira ijambo ry'Imana. nyuma yaho turaza kugira mu kandi kanya keza ko ndibuze kubabwira tumaze kumva ijambo ry'Imana. ku ijambo ry'Imana turibuze gutinda cyane. Claudine karibu. yego. aha, abacamanza ibice ni 3 niho tugiye gusoma. ntabwo mbizi impamvu iki gitabo ndi kugikunda cyane muri iyi minsi. abacamanza ibice ni 3.
aha tugiye gusoma abacamanza ibice bitatu. Ibice ni bitatu, turasoma umurongo wa 15 wonyine. Mutwe w'amagambo uravuze ngo Ehudi abakiza amaboko y'Abamowabu. Imana guhagukiza umuntu witwa Ehudi. Amen. Ehudi abakiza amaboko y'Abamowabu. Ufite Abamowabu bagutera, Imana guhagukize Ehudi. Bibiliya iravuze ngo hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka. Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini utwarira ibumoso. Bukeye Abisirayeli bamuha indabukirano ngo aje kurabukira Egiloni umwami w'Imowabu. Twakigeneza amagambo y'Imana. Amen. Dusomye inkuru z'abagabo bitwa Abisirayeli ndetse n'umugabo witwa Ehudi. Bibiliya itubwira ko aba bagabo bitwa Abisirayeli bari biyicariye mu gihugu cyitwa Egiputa, ariko ngo ari igihugu bababariyemo, ari igihugu banuhiyemo, ari igihugu bababarijwemo. Bibiliya igatubwira ngo umunsi umwe hagurutse umugabo witwa Mose ndetse na Aroni, irababwira ngo mugende munkurire ubu bwoko muri iki gihugu cya Egiputa mubajyanye mu gihugu cyitwa Kanani. Bibiliya iravuga ngo banarahaguruka bava mu gihugu cya Egiputa, ngo bigera ubwo bajyaga mu gihugu cyitwa ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura Imana igahabasimbutsa, bajyaga mu butayu Imana igahabasimbutsa, ngo baza kugera mu gihugu cyitwa Imowabu mbere yuko bajyaga i Kanani. Inshuti yanjye, i Kanani hararuhije, bisaba inzira nyinshi kugira ngo uzahagere. Bibiliya irambwira ngo bagere mu gihugu cya Imowabu, ngo Imowabu harabananiza, umwami w'Imowabu arabakubita, umwami w'Imowabu arabasonzesha, igihugu ngo kibabera igihugu, ngo bararwana biranga, bararwana baraneshwa, bararwana bagatsindwa, ngo bararwanwa na biranga. Ariko Bibiliya irambwiye ngo umunsi umwe, aleluya, ngo umunsi umwe ngo Abisirayeli bajya hasi barapfukama barasenga, ngo babwira Imana bati Imana turananiwe, imyaka 18 tutarya, imyaka 18 tutambara, imyaka 18 imiryango yagatwanze, imyaka 18 urubyaro rudahari, 18 Menerivari yabuze, 18 umugabo yarabuze, imyaka 18 ishize. Davi, 18 yumve nk'igitangaza. Ibaze nk'ubu umugore wawe akaba atwite, imyaka 18 igashika atari yabyara kandi atwite, si ikibazo? Ubu nkanjye imyaka yanjye mfite, ariko amagambo ngigagaza arangira nyivuze, imyaka yanjye mfite uyu munsi ukongeraho imyaka 18 ntarashaka. Ubwo rero ngiye byaruta Imana ikanamwihorera, kuko n'ubundi ntacyo naba mumariye, imyaka yo kubyara yaba yararangiye. Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli bakubita hasi amavi, tugiye gusenga. Ngo Abisirayeli bakubita hasi amavi barasenga, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, babwira Imana ngo amapeti yacu tuyakubise hasi, icyubahiro tugikubise hasi. Kuba turi abahanuzi ntibyadukiza amaboko y'Abamowabu, kuba uri umuvugabutumwa ntago byagukiza amaboko y'Imowabu. Ndi kubabwira ngo mfite Bibiliya nshasha, ariko iyi Bibiliya ntago yagukiza amaboko y'Imowabu. Tugiye gusenga, nshuti yanjye, ufite amaboko y'Imowabu kurwanya. Umwami w'Imowabu yakubera inzara, amadeni yakubera Abamowabu, inzara yakubera Abamowabu, ufite Abamowabu bakurwanya. Bibiliya iratubwiye ngo umunsi umwe basenze, ngo Uwiteka bahagurukiriza umuvunyi witwa Ehudi. Ngo uyu muvunyi yaje ari umuvunyi utwarira ibumoso, ngo akavunaguza inzara, akavunaguza amadeni, ngavunaguza ibihombo, ngavunaguza kuteza, ngababuza urubyaro, ngo nuko ubwo bugumba arabavunaguza, urubyaro ruraboneka. Tugiye gusenga mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, mu makuba ufite, Imana iguhagurukiriza umuvunyi. Davi, mu rugo rwawe Imana iguhagurukiriza umuvunyi. Mu muryango uvukamo cyangwa ukomokamo, Imana iguhagurukiriza umuvunyi.
muri karitsiye utuyemo iguhagurukiriza umuvunyi, mu kazi ukora iguhagurukiriza umuvunyi, hanyuma mu rubanza ufite iguhagurukiriza umuvunyi ukuburanira ahereye mu mizi urubanza ukarutsinda. Tugiye gusenga ngo Abisirayeli bamuhereza indabukirano. Indabukirano ni iki? Ni kwa kundi umuntu aza akakubwira ati njye mfite icyifuzo kingana gutya unsengere, ngo hanyuma uyu mugabo aragenda aravunaguza, ahera kandi ku mwami w'Imowabu ndetse no ku ngabo z'Abamowabu. Imana nivuna ikuvunira amadeni, nivuna ikuvunira inyatsi, nivuna ikuvunira inzara, nivuna ikuvunira kwambara ubusa, ikuvunira amadeni, ikuvunira ibihombo, ikuvunira amadeni, ikuvunira kutabyara, ikuvunira kudakundwa. Ibi bintu byose bituma urara udasinziye, Imana ihagurutse umuvunyi ugomba kubivuna mu izina rya Yesu. Mana uri Imana ishoboye byose, turagushimiye. Dusengeye abantu bose batuye muri Amerika, ubahagurukiriza umuvunyi, buri wese n'ikibazo afite umuhuze n'umuvunyi ubasha kuvuna iki kibazo kikarangira. Abatuye muri Canada ubahagurukiriza umuvunyi ubavunira iki kibazo bafite. Abatuye muri Mozambique hagurutse umuvunyi, hagurutse umuvunyi ku bantu bose batuye mu Bugande babona umuvunyi ubavunira ibibazo bafite. Hagurutse umuvunyi mu bantu batuye muri Kongo, mu bantu batuye muri Kenya, muri Mozambique, muri Malawi, muri Mozambique, bose aba bantu bose hagurutse umuvunyi, n'ibindi bihugu byose tutavuze, abatuye muri uru Rwanda rwacu hagurutse umuvunyi utuvunira ibihombo twagize, hagurutse umuvunyi utuvunira kuteza kutororokerwa, hagurutse umuvunyi, hagurutse umuvunyi uvuna ibintu byose bibuza abana bacu ubwenge bakaba banyuma, hagurutse umuvunyi utuvunira indwara zose ziri muri ibi bihugu, hagurutse umuvunyi uvunaguza intambara zose dufite. Uduhagurukiriza umuvunyi, uyu muvunyi yitaba abasore, uyu muvunyi yitaba abagabo, uyu muvunyi yitaba ababyeyi, uyu muvunyi yitaba abakobwa, uyu muvunyi yitaba abayobozi guhera ku bato ukageza ku bakuru. Uduhagurukiriza umuvunyi mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Dukeneye abavunyi kugira ngo bahagurutse ibi byatunaniye byose. Yego. Ukemura ibibazo ku byo twumva byarangiye. Yego. Bishoboke. Yego. Amen. Sibyo no kubeshya ngo uburyo bwiriza. Amen. Ngo uburyo bwiriza kandi nabwiza n'ijambo abantu bakaryumva. Yego. Bakaryumva pe bakaryumva. Ntekereza hari ukuntu abantu bavuga ngo ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bagize ute babwumvise kare. Hanyuma ndagushimiye cyane, reka tugere mu kanya keza abantu bagenda bakunda. Claudine ni umuntu Imana yagiriye neza, yahaye impano zitandukanye, impano zo gusengera abantu. Si nyinshi Claudine? Ni nyinshi. Yego, ni nyinshi. Izo gutegeka, harimo wambwiye ati ngiye impano yose Imana inyemere muri ako kanya nyikoresha neza. Ariyo kukuganiriza, ariyo nyine ngubimpana ako kanya. Imana impa amagambo meza yo kukubwira. Yego. Hanyuma ku muntu wifuza gusengana na Claudine niko kanya kugira ngo afate nimero ye. Ku muntu wifuza gusengana nawe, kuganira nawe, Claudine karabuna nimero 0786515830. 0786515830. Yego. Hanyuma turagushimiye cyane nawe umuntu wadukurikiye ukaba wakunze ikiganiro cacu, kuri subscribe na gisharinga ku nshuti zawe. Akenshi nkunze kuvuga ko bino biganiro ari biganiro umuntu asharinga inshuti ya hafi, wa muntu akunda, wa muntu yumva ko yahinduka. Buryo umuntu ukunda ni usharinga bino biganiro, umuntu akora ntago wamusharinga. Kuko twe ntago tuzi kubwiriza ibintu bya munyenye. Yego. Birimo incyuro. Yego. Ntago ibyo bintu tubibwiriza. Twe tubwiriza kugira neza kw'Imana, imbaraga y'Imana. Nuko tuba tuganira n'imbaraga y'Imana akenshi babyibanzemo. Ku muntu wifuza kabahoka yasa n'umutima mera neza, wamusharinga kino kiganiro. Hanyuma Claudine ndagushimiye cyane. Murakoze. Nawe umuntu wadukurikiye wakoze subscribe ukajya no hasi kandika mu bitekerezo byo twahindura n'ibyo twagira. Turagushimiye ko wemeye kudukurikira ikiganiro kigasoza. Imana y'amahoro mwese ikomeze kubana natwe. Amen.